Kanombe aho twaje kwakira Nzungu ndetse na madame turakwakira Nzungu. Murakoze cyane. Uriyumvutse ko wongeye kugaruka mu rugo? Numva ari ibyishimo byinshi cyane. Twakire na madame. Yes, ashimwe. Umeze mute Nzungu? Turashima Imana natwe twumva twishimye twabona. Urugendo rwagenze gute? Urugendo rworoshye ariko rwagenze neza. Bene na chance niyo bavuze ngo abagenzi baheze mu nzira. Natwe ntibyari byoroshye guhaguruka ku gatandatu ukagera hano ku wa kabiri urumva ko ntabwo ari ibintu byoroshye. Indege zagiye zibagire tutinda ariko Imana ishimwe byose ko dushitse hano mu iki cyagutunga ukigera hano. Iki cyagutunga ukigera hano. Jewe urumva ni umunyarwanda nsanzwe ndeba Rwanda muri make nta ndumva nta birenze nta kibazo gusa ndumva nishimiye kongera kumva ikirere cy'u Rwanda hano harashize twabaza madame ese muje waruherutse hano ryari? Umwaka ushize. Nzungu muje gukora concert dufite amashimwe niye mpamvu mwahisemo gukora dufite amashimwe concert? Mpamvu twahisemo gukora amashimwe concert cyangwa se mpamvu twayise dufite amashimwe iriya ni live recording. Twise dufite amashimwe ni indirimbo twari twarakoze ariko si cyo cyareteye cyane ni uko hari ibyo Imana yari yaradukoreye nk'umuryango tuvuga ngo reka tuze
reka tubyite dufite amashimwe kuko dufite ibintu byinshi Imana yagiye idukorera abareka muzakora nka kapo cyangwa muzakora nk'abavandimwe bawe? tuzakora nka kapo ariko dufite n'ibindi tuzakora n'abavandimwe. Kuki kuri poste tutabonye abavandimwe bawe? Bazagenda bazi batinze kumuha amafoto yabo. Ni bande muzaririmbana muri konseri yawe? Harimo minisiteri agiye atandukanye n'abahanzi bagiye batandukanye. Ni minisiteri dufite nyinshi muri iki gihugu cy'u Rwanda. Twabonye warahisemo minisiteri zigera muri eshatu. Kuki wahisemo ziriya minisiteri twabonye? Nahisemo Alabi, Igisubizo, Peace Voice mu mikorane na Joyous Melody. Numva ari nk'izo korali yatumiye kubera ko ni abantu twabanye. Nuko ari zubamo? Nkararume sinyuramo gusa nyine ni korali twakubiyemo natwe kandi twisangira. Narabwiye numva baremera ikibazo. Iminsi ishize twoheretse kubona mwagiye mu gitaramo cya Ben na Chance muri Canada. Ese biriya bintu mwabitekereje gute kujya kubashyigikira? By'ukuri twari twakumbuye twumva dushaka kujyayo tutaherutse urabona n'abavandimwe ntabwo twari kujyayo bari abantu baje tukajya kubashyigikira ntabwo byari byiza twabonye turi kubashyigikira tunabakumbuye kandi ni hafi. Ndagira ngo ngaruke kuri Peace Voice, korali wasize cyangwa se mwatangiye uyu munsi. Ni korali turi kuvuga ngo ifite imbaraga. Uyu munsi kubabona bameze kuriya, aho uri uba wumva umeze gute? Iyo bategura kiriya gikorwa cya live uba wumva umeze ute? Nta cyiza nko kubona Peace Voice itera imbere kuko njyewe ndayizi ari umwe babiri batatu. Ndayizi njya kurepetesha nkajya mbahamagara muze mbarepetesha nkabinginga, ariko rero iyo nagiye gutya nkabona barakomeje batera imbere bakabona ibikorwa. Reka tugaruke gato kuri madamu. Uyu munsi uriyumva ute ko uri hano none? Ni amashimwe akomeye cyane, nishimye cyane. Impano yo kuririmba igeze iraho. hari akavidewo kamwe umuvandimwe wacu ugeze gupostinga muri kuririmba, kugira ngo mufatikanye gato cyane muturimbira agace gato kuri dufite amashimwe ukumbuza abantu. Apana nzungu wenyine yo kuri piano cyangwa tubone nzungu wo kuririmba ari kumwe na madamu. Nta kibazo. Uko bibi urashobora kuririmba n'ijwi rimeze neza. Ni hagati ya alto na soprano singles. Katugerageze noneho. Kuba tugejeje aya magino, nacyo twatanze nacyo twakoze. Murakoze cyane. Kuki mwasize Logan? urugendo rurerure cyane kandi aracyasize, ariko ntaho azaza. Utekereza ko azaza nawe kureba abavandimwe ryari? Simenye iby'ejo bizaza, ariko yabisengeraga. Zungu, kuki mwaje kare bitewe na poste y'igihe muzakorera igitaramo? Ahubwo twaratinze deja n'uyu munsi ikigaragaza ko Iki gisha uzanye muri iki gihugu cy'u Rwanda, iki muzanye gitangaje? kuri tuje kuramya Imana no kwihimbaza. Hano mu Rwanda hari abari mu ndimi bakomeye kandi baramya Imana, natwe tuje kunga muri bo. Ese iriya poste twabonye ya Israel Mbonyi nawe ari mu bazaba bari muri iki gikorwa bazaririmbamo? Ari muri Musafa.
gute watekereje gukorana na bindi bintu baririmbyi benshi bahari se byaroroshye cyangwa byari bimeze gute amakuru yatukura aho ngaho ndabizi ko ari umuririmbyi mwiza dukunda twese abanyarwanda turi muri Afurika ndetse buri ngendo mwarayibonye ko ari umuririmbyi uri kuri rwego rw'isi kandi twebwe kumubwira rero ntabwo namubwiye nyine kugera ku rwego namubwiye nk'umuvandimwe kandi agahita aroroha tuzabona umwanya wawe dusanzwe tukuzimo w'itsinda dusanzwe tukuzi wowe niyo recording sinzi ko bizabimba ariko hazaba ibintu byinshi tumukiye kugira ngo bizaze ndeka kuvugira ariko hazaba hari ibintu byinshi kugira ngo utubwire ubuzima bwahariye hanze muri icyo gihe byoroshye hari ubuzima bugoye kubera ikirere kirima zaho zigiye zitandukanye so iyo uhageze utarafatisha ibyo birere biragucanga ariko ubu umaze gufatisha byarakoroheye ukigerayo byaranyoroheye kubera madamu iyo ugeze mu gihugu wasanze umufasha twagiye tubona witabira ibitaramo byinshi cyane muri kiriya gihugu uva muri leta ujya mu yindi tureka ishusho y'ahariya hantu mu bitaramo ese gutarama nk'uko dutarama n'ahandi nako hariya bimeze ku ruhande rwanjye bifata nk'aho njye ntabwo byangoye n'abantu b'abazungu Rwanda ukabona haruje ukabona abantu baruse bimeze neza muri iki gihe najyaga nibasengera muri Amerika nzajya ntara amaguti ariko Imana yaramfashe nkibera hariya mfashwa dufatanye na Jera na Frank ndamushimira yaramfashije gukora amavugabutumwa turakorana n'amasitati menshi tugereza aho ugiye ugasanga bakwiteguye isomo ngo byarangire kugira ngo mwisange mu gitaramo cyiza sitati wajyaga uri gusa usangaga ishyushye wagera ugasanga kimeze neza tugaruka kuri madamu kubana n'umusitari n'imidari ariko urabibona bimera gute kubana n'umuntu izina ubusanzwe usibye ko njyewe ntabwo bazi bamenya n'ibibazo neza uyu munsi ni iki mukibana mukigirana muri kiriya gihugu cyagutunga utari umuzi kuri we akunda gukora cyane gukora akazi guhura na Frank byari bimeze gute n'ubundi bari muvuye hano muri iyo famiye noneho kongera guhura muri kiriya gihugu byari bimeze gute Frank yakomeje gutera imbere n'umuririmbyi aririmba cyafite imbaraga so kubona guhura nawe nanjye mpuye nawe numvaga ari ibintu bidasanzwe nawe yaje nk'iwacu tugira bidasanzwe naranamubwiye nuko duhuye kubera kumva n'umubebe iyo maze iminsi ndi kumwe n'abandi nabo baririmba neza tubana ariko muri na Frank yije batangira kwitangira ndamukunda cyane Frank ukigera muri kiriya gihugu wasanzemo umuhungu wawe Logan kongera kumubona bwa mbere iyo sura kongera kumubona bwa mbere utekereza ko aribwo bwa mbere wamubonye byari amavidewo byari bimeze gute byari bitunguranye byari nk'ibintu nyine bitunguranye biri surprise kubona umuntu bwa mbere umwana wawe nari ndi kumureba nyine nkanga kumuhaga tugere mu rugo wenda ejo bizaba nta kuntu bizaba bimeze ariko Logan ni umuntu utunguranye n'ubu ngubu sindamuhaga uko bwije n'uko bukeye ngenda mbona ishusho nshya yiwe igenda gukura nk'uko bimeze madamu hariya wasanze iki
iki cyagutunga kuri madamu utaruzi igituma arimo wanyuma? rero madamu wanjye nguyu buriya kumubona ni umuntu udahinduka. Uko mwabavuganye bwa mbere, uko mwabonanye bwa mbere, niko agomba kwiyereka, nta bintu bitandukanye. Uko twabonanye bwa mbere turi urugo, niko yakomeje kunyereka kugeza n'ubu. Sibyo? Uvuze nkaho bihakanye. Oya. Wowe wa mbere kabisa. Nyamara. Reka mwongere muduheho akandi kantu gato cyane, gato mudukunguze uriya munsi gato cyane. Impamvu amajwi yacu ntameze neza, twararushe nk'uko natangiye mbivuga, twahagurutse ku gatandatu tugeze hano kwa kabiri. Ibintu bidasanzwe, twageze Amsterdam, tugeze aho tuzi nyine kumva ko twararushe. Rero ijwi ryacu sinakoresha kongera kubona abavandimwe bawe bisobanuye iki? biranshimishije kandi binyeretse ko nyine isi yamaze kubona kubona ngenda nkabona ba Cliff, ba Muvunyi, ba Kosi, ba Samu, ba Pilote, ba Fred, abantu benshi bari hano baje kureba. Ni ukuri nishimye kandi naje kubona ko nyine ejo bundi tuzahora tubonana. Ubwo uheruka hano umuvandimwe Wood yari afite ntabwo yari afite iyo tayito afite uyu munsi. Biriya bintu wabitekereje mbese duha imvamutima z'uriya munsi na tayito afite uyu munsi? Ndibuka kabisa umukozi ubukwe icyo gihe nari ndi mu kazi, nakurikiranye ndi mu kazi, ukora akazi ugasimbuka ariko ugeze gutyo ariko byarambabaje ko ntarabaye mu bukwe bwiwe, ariko uko bigenda gusa ndumva nishimiye kubera kumubona ari umuntu w'umugabo yambaye impeta. Uyu munsi yarimitswe, yaje kubona ni misiyoneri kandi ndashima Imana ko Imana yamuhaye misiyoneri atari we wabwigize, kuko namaze kugana no kwica n'ejo nabonye atangiye kujya bigaragaza no mu buzima busanzwe muri famiye muraganira ukumva yarahindutse. Reka tubashimire. Niki mushimira abantu kuri uriya munsi, nako uriya munsi mutumira abantu? Turatumira abantu bazaza, tubafite ibintu byinshi twateguye, indirimbo nyinshi twateguye, tuba turi kumwe n'uko mwayibonye, tuba turi kumwe na Chance turabashyiraho, ariko nawe turi na Gabira Manzi muri mwiza, tuba turi kumwe na Alara Ministries, tuba turi kumwe na Gisubizo Ministries, Steli yanjye babo, tuba turi kumwe na Joyce Melody yani korali nakoreraga umurimo w'Imana, turi kumwe na Peace Voice korali nayo gukorera mu gihugu cya ariko umunsi ubutumwa ndagenda muvura nawe haracyari surprise. Hari ibindi bikorwa muri iki gihe usigaje uteganyije? Hari ibindi bikorwa uteganyije?